Tubifurize kugubwa neza abakunzi ba Macacari official. Uyu munsi turi mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nk'ibisanzwe rero ni wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho cyane cyane twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, tukareba uko situation iba ihagaze muri rusange. Amakuru agezweho na yahe? Mu misozi miremire ya Minembwe haravugwa morale iri ku rwego rwo hejuru cyane nyuma yuko MRDP twirwaneho ndetse n'intare za Saramo cyangwa se bakunze kuvuga ko ari intare n'amadubu bakubise bagahambiriza FRDC na coalition yose uko ingana. Ira coalition murabizi ko tuyivuze bishobora kudufata umwanya muremure, no kuvuga ngo ni ingabo nyinshi zishyize hamwe bose nyuma yuko bakubiswe ndetse bakavanwa mu bice byinshi ku munsi w'ejo. Noneho mu buryo buri official akaba aribwo agace ka Gakenke kafashwe na AFCM 23. Tubibutse ko iyi Gakenke turibuze kuyigarukaho mu buryo bwihariye, tubabwire iby'iyi Gakenke. Iyi Gakenke yari maze igihe kirekire ikontororwa na FRDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Murabizi ko iyi Gakenke kuva za 2025 yakontororwaga n'iki gisirikare cya Kongo. Iyi Gakenke rero magingo ayangaya yamaze kuba yigarurirwa na MRDP twirwaneho ku rwego mu by'ukuri rwuzuye cyangwa se mu buryo bwuzuye. Turabigarukaho ndetse turagaruka ku basirikare batari bahaguye ku munsi w'ejo, ni nyuma yuko aribo bari baje kugabana none ibitero bagasubizwa inyuma ndetse banahatakarije ku rwego rukomeye cyane. Hagati aho ngaho abafurero ndetse n'ababembe bo muri biriya bice bakomeje kugira inama ingabo z'u Burundi bazibwira bati nyamuneka mugiye kuzashirira muri iki gihugu, ati mushatse mwashaka ubundi buryo mu byitwaramo, ati kuko ibi bintu ntabwo biri buze kuborohera. Inayo ni ingingo muza gusabwa gukurikira neza cyane tukaza kuyiva imuzi ni muzingo. Hanyuma turaza kuba twerekeza mu by'ukuri kwisabwa cyangwa se abaturage mu by'ukuri ibageneye ubutumwa uwo bita General Charles Sematama. Baramubwira bati nyamuneka nyakubahwa, ati ni wo turindi umutekano, ariko kandi hari icyo tukwisabira. Icyo bamusaba ni ikihe ndetse we arabasubiza iki? Turabigarukaho ku buryo burambuye. Uwitwa General Neva no kuvuga ngo ni president w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo nyuma yuko abasirikare bakubitiwe ku rwego rudasanzwe ndetse bakahagwa mu buryo bukomeye cyane muri iriya misozi, yahise ategura uruzinduko rw'ikitaraganya rwerekeza Kinshasa, agiye kubona na mugenzi we President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. N'urugendo mu by'ukuri rutunguranye aho uyu mugabo agiye kwerekeza Kinshasa, akaba agiye kuganira na Chilombo ku yindi migambi mishya ngo bagomba gukora kugira ngo barebe niba bakongera mu by'ukuri gutsinda urugamba, dore ko ikitwa kurutsinda cyo kimaze kuba ingorabahizi. Turabikomozaho hanyuma turaza kuba twerekera muri Masisi, tugaruke kuri infiltration cyangwa se infiltration zakozwe muri axe ya B Mokoto ahazwi nka Butare kuri Monastere, ariko ibitero bikaza gusubizwa inyuma. Turabikomozaho hariya ni hagati ese Aduyi ahagera turutse he mu gihe cyaho tuzi za Kimoka ukabirinduka ukajya manuka epfo mu bice bigiye bitandukanye, baba banyuze hehe kugira ngo bahinguke Butare. Ahubwo biravuga ko ari ibitero by'ubusahuzi n'ubujura byari byakozwe ariko bikaza gusubizwa inyuma. Iyi nayo ni ingingo turi bugende tuva imuzi n'imuzingo. N'andi makuru ntabwo yose ariko ari muri izi ngingo z'ingenzi, n'andi makuru agiye atandukanye turagenda tubagezaho uko situation imeze mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa rero nyamuneka ni ukunkandira subscribe cyangwa se sabone, ubwo ni ukwiyandikisha kuri iyi channel yacu cyangwa se kuri chaîne yacu, hanyuma ubundi ukajya ukurikira amakuru yose agezweho. Buri kimwe cyose kiba kiriko kimwe cyose kiba gikomeje kugenda gitambuka cyangwa se kibera kuri ubu butaka bwa Kongo. Ni nako kandi ubusabwa mu by'ukuri kulikinga cyane cyane, nibyo by'ingenzi cyane, nibyo tuba dusaba ni like n'izingenzi. Ari nako kandi tubasaba nyamuneka kujya mudukadira mudupostingira ibiganiro, nuvuga ngo nugusharinga mugerageza kuba mwabipostinga hirya no hino bikagera ku bantu benshi. Ngayo nguko rero nibyo ngibyo. Ahanini rero munyemerere aya makuru tuyanzikire muri Gakenke.
Gakenke. Aenge. Hari nabonye bo bayita ngo ni aenge. Aenge kabisa. Gakenke ihari irimo iravugwa magingo ayangaya. Gakenke mu by'ukuri turimo turagarukaho ni Gakenke yafashwe mu buryo buri official ku munsi w'ejo, cyane cyane ahari ibirindiro bikomeye cyane hazwi nko kwa Shefu Rutaganda. Ntekereza ko mwagiye mubibona hirya no hino ndetse no mu myandiko. Haza gufatwa n'umusozi wa Sinayi. Bikavugwa ko uyu musozi wa Sinayi wakoreragaho ahanini ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR yemwe na Special Force. Mwagiye mubona, mwabonye twagerageje no gushyira ahangaha murimo murabona, nuko wenda biba binagoranye, ariko kuri groupe mwamubonye umuhibu arimo kabisa kwitrakasa, arimo ararasa, harimo ararasa kabisa ku rwego rukomeye. Uyu muhibu rero yarimo yigaragaza nguye ahangaha kabisa. Ntekereza ko mwagiye mumubona, uyu nguyu yagiye agaragara henshi cyane, mwagiye mumubona uburyo yari kuvuga ati ndakora ibishoboka ibyo ari byo byose ndengere ahangaha kuri Sinayi. Byarangiye rero uyu nguyu yakubiswe, intare za Sarambwe zibakuyemo ndetse zinabirukanye. Amakuru agezweho rero akaba ari yo ngo kurengera nkuko MRDP twirwaneho ndetse na Rugabo kuri Twitter yiwe yabigaragaje, akagaragaza ko mu by'ukuri Gakenke yafashwe nyuma y'uko n'ubundi bayigenzuraga kuva za 2025. Icyo ngicyo cyumvikana neza cyane. Rero ikaba yamaze kuba libere. Mwibuke ko ari kwiga Gakenke nubwo yafashwe, Gakenke nubwo yafashwe, mumenye ko n'ubundi noneho urumva ni amakuru mba nkomeje kugenda nsoma buhoro buhoro abari kongeraho. Noneho iyi Gakenke bivugwa ko hakenewe cyangwa se ubutumwa abaturage bageneye General Charles Sematama, baramubwira bati nubwo Gakenke ifashwe, ati kabisa ni byiza nta n'igisa nabyo, ariko turagusaba ikintu kimwe, turagusaba Mikenke, turanagusaba na Pweze, ati ibyo bintu nimubidufatira, ati nimushake muzatuze mwicare mu ruhuke, ati kuko abangaba barimo barisuganya, barimo barapanga buri kimwe cyose kugira ngo barebe niba bakongera kutugabaho ibitero. Atari ko mwabakuye Mikenke. Iyi Mikenke nayo rero navuga ko ari nka ni axe nziza prioritaire pour la vie de cette population yo muri Haut Plateau, no ituma niyo ifungura imihahiranire ya Minembwe ndetse n'Indondo n'ibindi bice bigiye bitandukanye kurinda ugera za Bukavu. So rero kabamubwira bati nyamuneka dutabare, icyo uri budufashe udufatire Mikenke, udufatire Rwitsaku, udufatire Zero, niba ngombwa no kwa Murima mu by'ukuri muhagere, atahongaho nibwo tuzaryama dutuze, ati ni nabwo tuzasirimba bihagije. Gusa igihari wenda ngewe sindi umuvugizi wa MRDP twirwaneho, sindi n'umuvugizi wa M23, ngewe icyo nzi cyo nuko M23 kuyishotora egare gutakaza gace. N'ubundi bari bahagarariye mu birindiro bari basanzwe barimo, iyo ni MRDP twirwaneho yahagarariye mu bice byayo, ariko igitangaje nuko bongeye kwishokora ku munsi w'ejo. Rugabo aravuga ati ntimubireba, itayandika no kuri Twitter yiwe cyangwa se yahoze ari Twitter ni X, aravuga ati barongeye baraduteye muri iki gitondo, ati rero icyo tugiye kubakorera n'ubundi tugiye kubavana, tugiye kubakura aho bari kudutera baturutse. Nuko guko rero situation navuga imeze. Gusa nyuma yuko abarundi bari gukubitwa ku rwego rukomeye cyane, umupfu rero yageneye ubutumwa, cyangwa se aba baswahili bageneye ubutumwa abasirikare b'u Burundi bakomeje gutakariza, bakomeje kugwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwiye bati mwebwe ibyo murimo murakora ni ibintu byo mwebwe murimo muratakaza ingabo zidasanzwe. Ntekereza ko wenda ngiye no kubigeraho mvuga n'ibya Neva, mvuga ngaruka kuri Neva, ariko
uyu muturage yagize ibyo asobanura, reka tumwumve gake gake. Bonjour mkubwa. Ati waramutse muyobozi. Salamuka bien. Ati nizere ko mwaramutse neza. Aba ba Burundi aba batayishia mu Kongo. Ati abasirikare b'u Burundi atabangaba bazashirira muri Kongo. Ba Burundi abayitikake. Ati batayishia mu Kongo barabiko. Ati abarundi ntibumva. Ati ntabwo bajye bemera. Ko kayinji kadogo. Ati ntibamenya ko bifitiye agahugu gato kajitia kukomba yetu ya Kongo. Ati bakaza bakivanga muri iyi ntambara ya hano iwacu muri Kongo. Batayishia mu Kongo. Ati bazashirira muri Kongo. Takeka ba tontole, takeka ba ponona. Ati bazajya bagenda babica umwe kandi bazarangira. Siku Rwanda tabaponona noneho nibagira ikibazo u Rwanda narwo rukarakara kubera ibitero bahora bapanga kurugabaho rukabarasa. Tirabasoda jua buyuwa ya kujiti. Ati u Rwanda rushobora kuzabarakara rukabakubita, ubwo niwe muri mbonye yiwe. Ati rukabakubita nta basirikare bakigira. Wone teni ya Burundi. Ati ni imyambaro y'abarundi ngiyi. Ati ni imyambaro n'impuzankano z'u Burundi zingizi. Ba Burundi be bari uwa. Ati abanga buri kubona hangaha n'abasirikare b'u Burundi bagiye bica ko biboneye. Batakishia mu Kongo. Ngo bazakirira muri Kongo. Sikia komba abo ya Rwanda na Burundi. Ati none ko bavuga ngo bazarwana n'u Rwanda, igihe bazarwana n'u Rwanda batakigira abasirikare bizagenda biti? Ponona ya ajabu. Ati ubwo urwo rugamba bashobora kuzarutsinda cyangwa none n'abazaba basigaye bose bazarangira. Birundi abironake Mungu wangu. Birundi bareba ngo ntago bareba. Takishia mu Kongo bure. Bazazira muri Kongo mu bintu bya amavita murudie kwenu. Ati ntabwo intambara muyishoboye, ati musubire iwanyu. Uyu n'umukongomani wabigaragaje aravuga ati nyamara mwabagabo mwe hari ibyo mwishyizemo, hari ibyo mwisetinzemo bizabagora ku rwego rukomeye cyane. Ati urugamba murimo kandi munategura n'izindi ntambara muvuga ko mushobora kurwana u Rwanda ibyahe n'ibyahe. Ati igihe abasigaye bazaba babashiranye nkamwe, ati muzatangiza urugamba mute mu buhe buryo? So nuko guko rero situation imeze kugeza magingo ayangaya. Hanyuma amakuru dufite kugeza magingo ayangaya, ku munsi w'ejo imodoka yuzuye yagaragaye izamura ibikoresho by'intambara ibyerekeza kuri P0. Niyo makuru mu by'ukuri yatanzwe n'umwe mu basore bari muri Haut Plateau ariko bo mu mutwe wa FRDC. Ati akaba yaduhaye amakuru kugira ngo twirwaneho M23 bamenye ko adui arimo arapanga urugamba rukomeye. Kiswahili ati gari nzima ambayo linajaa vyombo vya kivita ilipandishwa kwenda P0. Hiyo ni habari kamili ambayo kijana wetu mwenye kuwa Haut Plateau ndani ya FRDC alituambia. Ati AFC M23 twirwaneho wanapashwa wajue adui mbinu zao zingali za vita tu. Azamuye igikoresho ariko ni nako bakizamura n'ubundi bakitwerera bakizamurira bakerekeza bagihereza abasore ba MRDP twirwaneho. Butumwa bwatunguye bwatunguranye bwavuzwe n'umupfurero uri kwivuriza i Burundi. Humvikanye amajwi y'umupfurero wakomeretse uri kwivuriza i Burundi avuga ko amasasu ya MRDP twirwaneho atandukanye cyane n'ayaraswa na Wazalendo. Yagize ati amasasu ya MRDP twirwaneho arasirwa ku ntego kandi afite gahunda, mu gihe aya Wazalendo yumvikanira mu kavuyo kandi adafite umurongo uhamye. Warasiwe hereye hejuru wari urimo gutanga ubutumwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Yanavuze ko akumbuye kumva uburyo amadubu twirwaneho barasa. Agira ati iyo barasa bintera kubakunda nubwo duhanganye.
munyumvire barimo barafana MRDP twirwaneho kandi aribo bahangana. Mu magambo ye yashimangiye ko discipline ya MRDP twirwaneho ariyo ibatandukanya nabo bahanganye, anagaragaza ko ibyo bishobora kugira uruhare mu ntsinzi zabo mu minsi iri imbere. Iri bendera rikaba rizazamurwa vuba, wabikunda cyangwa wabyanga, Amadubu azarizamura. Niko yabivuze, ari yabitangaje n'umupfurero, ariko kabyara. So nuko nguko rero situation imeze. Hanyuma wenda nababwiye ko kwa chef Rutaganda hariya muri Gakeke ko ku munsi w'ejo mu buryo buri official hamaze gufatwa, ndetse na Sinayi yose aduye akaba yarayivuyemo, Amadubu n'Intare bakaba bamaze kuhinjira. Hanyuma kwa Rutaganda mu isoko barabashoreye babamanura baberekeze epfo. Twirwaneho rero mu by'ukuri magingo aya ikaba ifite undi murongo. Muri iki gitondo rero ni update noneho. Muri iki gitondo bimeze biti. Muri iki gitondo uretse sharing zirimo zirakorwa na coalition, niko bitangira, ariko mbere yuko advancinga barimo barasharinga rero mu Gakenke bavuye ejo no kwa Rutaganda no muri Sinayi. Uretse sharing barimo gukoresha, MRDP twirwaneho yo yakurikiye aduyi no muri iki gitondo cya karekare, yamukurikiye aho bita mu shyamba rya Mukoko. Ubu tuvugana binjiye Mukoko, cyamba nabo bararizi binjiye Mukoko. Mu by'ukuri gahunda ni ukwerekeza kwa Murima ndetse naho bita Rusuku, aho kugeza amagingo ya Rusuku ntabwo mazi, nabwo nanahumva. Rusuku mu shyamba rya Mukoko ubu ngubu igihari niho twirwaneho MRDP twirwaneho barimo barerekera. Bo ntabwo bitaye kuri sharing za FRDC, bo barimo baradvancinga kugira ngo basukure neza, bumve ko nta menace yongera kumenasa kwa Rutaganda apare izo sharing zo ni nk'ibisanzwe, drone ni nk'ibintu biri aho ngaho abantu basa nkaho bamaze kumenyera. Hanyuma kuri iyi ngingo rero niyo mpamvu kuba bari gukubitwa izakabwana byatumye uwitwa Generali Neva mu buryo bwihuse bunatunguranye apanga uruzinduko rwo kwerekera Kinshasa. Inkuru nyayo: visite d'État à République démocratique du Congo de son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Ati le président burundais Evariste Ndayishimiye est attendu à Kinshasa du 22 au 23 juin. Uyu munsi nejo urumva n'uruzinduko rw'igihe gito Kinshasa. Nyine hariya ni nko mu mbere, ntabwo ari ibijyanye n'ibiganiro by'ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe, ni ukuba abasirikare bamaze gushirira mu minembwe. Afata proposition kuvuga ngo njye kuganira na mugenzi wanjye twige icyo twakora, ko abasirikare bashize tutafanya namna gani. Ati pour une visite d'État à République démocratique du Congo à l'invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi, un programme officiel préparé par le protocole de la présidence congolaise annonce plusieurs activités diplomatiques entre les deux chefs d'État. Cette visite intervient dans un contexte de coopération sécuritaire et politique renforcée entre Kinshasa et Bujumbura, ainsi que des consultations régionales sur les enjeux de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Ati yerekejeyo muri gahunda za diplomasi ndetse n'ubufatanye bw'ibihugu byombi, ngo ariko kandi ngo n'ikibazo cy'intambara ikomeje gututumba cyangwa se ikomeje no kubera deja muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru hari ariko kabyara hari umuvandimwe wagiye kwandika aravuga ati President Ndayishimiye mu kanya arabageze muri Kinshasa guhunura na Mayimayi Chirombo bapange ya gahunda yabo yo gukora genocide mu misozi miremire y'iwacu no ku batutsi en general. Abazi gusenga ni musenge indege idukorere ibitangaza twumve breaking news.
ati nimusenge turebe ko indege ishobora guhanuka, ati kadukorera ibara, ariko ibyo ngibyo ntabwo cyakora kabyara, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Gusa Kinshasa niho ategerejwe uyu munsi, ndetse akaba uruzinduko rwe rukaba ruba uyu munsi n'ejo, akaba aribwo uyu mugabo azaba ari kuganira na Chilombo mu gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo kumara abaturage. Nta kindi, hari ikindi si umugambi wabo, saba genocidaire abangaba ni abajenosideri, ntacyo byaba birenzeho. Hanyuma kuri update yo muri Masisi ku bitero byagabwe, ariko ni objectif yo gusahura n'ubujura. Turimo turashakisha uko turi buze kuganira na drone zacu kugira ngo tuze kumenya ibyaba byangijwe cyangwa se byaba byasahuye. Ni muri Bashar Mokoto, cyane cyane bikaba bivuga ko Aduyi wagabye bino bitero ahangaha yaturutse muri axe ya Gahira, kandi Gahira tuzi ko haba za Bigogwe, haba hejuru ya za aho bita mu Bigogwe, defense yo mu Bigogwe, aho za Kimoka hari abasirikare. Sinzi rero ukuntu yagerageje gupenetra, bivuga ko yaturutse Gahira, Miyanja ndetse n'ahitwa za Shingisha. Bagenda rero bakwepa hari ama defense kugira bagere muri centre, ubundi basahure, basahure babone ibyo kurya, inzara irabice, batunzwe na za depure, nta yindi mibereho babayeho, ni imibereho mibi. Bakavuga bati reka twiyahure tujye kwiba, ndetse habayeho na collaboration ya bamwe muri bo basigaye no mu baturage. Babiyata aba defense n'abana baba bakomoka, babati turebe, ndetse muzi ko ari n'akana gaherutse gutoroka, kagatorokana mu minsi yashize, gatorokana n'imbunda hari i Butare, aho bita irufura nindi, kagatoroka kakagenda kajyana n'imbunda. Ako ngako rero nako gashobora kugira uruhare runini mu kuba bagaruka. Gusa ngo basubijwe inyuma, ndacyayakurura neza cyane, ndaza hariya ni mu rugo, ni mu rugo kabisa. Amakuru ndabanyafite neza cyane, 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma kongere dusubire mu makuru yacu ari imbere, murabizi ntabwo dutinda kabisa, turayagarukaho tuyabahereza neza 5 kuri 5. Murakoze cyane, ciao.